tubafitiye mu mpera z'umwaka ku banyoye ikosora. Hari n'ibihembo byinshi bishimishije. Icyo usabwa gusa ni ukugura ikosora maze ugahamagara 0788 89 12 61 ziri kuri kanete y'ikosora. Akabona ariko sinzi ko bivuze kugenda wese bite Nisa Abantu meze neza nta kibazo Tangiye murameze neza nta kibazo Nakubeshye buriya mu buzima bwanjye nkunda bishurenze nuko like sinzi uryo nabivuga Kumukunda se ko bitakubuza kwira gushaka utunimero si wanyatse nimero ibintu wajya kumbwira nubizi kumukunda kujya ko kageso kigafite ariko nta birenze nta big deal aho ngaho urumva kandi Ngira umukobwa mwiza kandi usa neza kandi wabitse mu muryango muzima. Warubonye? Surunguruse. No nta kibazo. Maze kubona ko nakukiye kwaga nacyumvishije. Ntago nzapore kandi amafaranga nzabona. Icyo ngusabye wowe nukunya amagambo uvuga ukajya uvuga amagambo ari ku murongo. Kwa kumwa ngo nzepore cyangwa sinzamuye nzuko nzabigenza. Takwa tuzabona amafaranga gusa. Nta bundi. Reka genda mvuge make. Amafaranga yatuma unanyica. Ntabwo njye nakwica pe kubera amafaranga gusa nawe wakwica kubera uyabuze wakwica pe abyo wambwiye nabyumvise tugende kandi ugamanye umuntu asoni ngo nzamuye ngo haraka kweli tukote maze kugaragara kabisa marayinda kubitwa n'umugore iyi ni kazalau kabisa bintu bigomba guhinduka buri kintu cyose kabisa ndagarra oneri ya tukote bongere babone tukote original hivi tukote wa sasa hivi ni fake kabisa arakubitwa na mugore kicheza nani sosi kugira ngo umuntu arakwima shyiraho ngaho ndaguhamagara n'ibirangira hari abashyitsi ndakumira ibyo birahari ufite ikihe kibazo Sheka ni yaruri genda ndaguha ibiryo merezira mu cyeto bikoresha umushyitsi reka tumuhamije bro uraremereye cyangwa tekereza hirya reka tundi bro okay reka dukoreshe iyo siporo Amena mwayumbisha nga ari byo umushyitsi akunda kandi koko birabaye niyo atangara ubu ngubu ako nta muntu uhindura style buri gihe kuko turushyashya imyenda mishyashya Bamenya ari ubyambara se Bamenya kandi njya mbona nsanga yambaye mwenda umwe yambara umwenda umwe ubwo ruza kwa kabiri afite imyenda yambara buri munsi Imenya ko murangizanyije ntukajyuzana ibintu by'umuntu munini bikamubwiza uko Imana ipawa tubireke ubundi uje gukora iki mu rugo rw'abakire sebame tuvugisha ukuri kwari we inshuti ngira ari we mubyeyi ngira tuvugisha ukuri aba nabyara urusa nkawe aba nabyara urusa nkawe we mbwira ikindi kintu nago we kungira ububyeyi nago nakubyara uhigira umwana ntunagiye ko ngerwe bame ubundi reka nkubwize ukuri ngiye kumenyana n'umuntu w'umuzungu nkawe ubundi wowe uri umuzungu uri umunyamerika uri umudage uri umunyafilipine uri umuhinde
uri umunyaswede ariko gusa ikintu kimwe nuko nanjye nigira umuntu witanze nkaguhemukira kandi wowe uri umuntu wanjye uri umuntu muzima ubundi mu nshuti zose nagize ni wowe uzi kurusha akamaro abakire bose bari muri iki gihugu cy'u Rwanda batanangiriye akamaro noneho warangiza ukagenda ukamemukira ku kintu kimwe. Urase wambwiye ngo iki? Wambwiye ngo iki? Ntangambye ngo ubuzima ngo burangire ukanigira uko nguko. Ubwo mbere n'ubwo nyuza kunsakuriza. Nta nido nzakuzanira, ntago nzagucenira nawe ntuzanyenere. Urumva? Nkuko mbikubwiye gutyo niko bimeze setu. Ntuzongere mbabariya pe, ntuzongere mbabariya. Ukamenya ko nta kintu kimwe ngomba kumarira. Ubu ngo naguri kuri etage. Naguri kuri etage. Ngo subira kuri chambrette. Bame. Siba kuri chambrette kakomeza kubonana. Ariko wajya ngo arakwiye ko wacu dufite umushyitsi. Azahindura ni garuka utaza zanga yahinduye. garukeje Azahinduye. Uzantumire rero. Ni karibu cyane. Nene bon appétit sur ça. Merci beaucoup. Yeah. Ketchup. Bon appétit. Merci. Yeah. madamu Kanimba. wowe bame. Oya, wewe vuga utarira. Kuko kure ntago bikubereye. Vuga neza nk'ibisanzwe kwiga kunera gahinda. Isura urabona hari abantu bafite amasura meza bakigira kuri batera banagahinda. Ariko kuko uri muri gira nk'umuntu ngo wagize impuhumeza kuri murankanga, uri murasanga stream. Cya gisasu batera mu nyeshyamba. Uzi ko usanga katiusha. Ngo imera neza utigira bombe rero. Mera neza mbwira ikintu witonze. Urumva? Yitware nka fanta ya orange. Gira neza mbwira. Bame wamaye amata. Ngwe? Amata boko ki? Nani bajya batanga mu bakire mbabarira no nsaba imbabazi bamenya nk'umuntu w'inshuti yanjye mbabarira amata. Aka manze mubazi. Reka kunkoraho. Don't touch me, please. Don't touch me. My friend, you are embarrassed me. Why? Amata wari manza. No, manza. Reka manza nkwibutse ikintu kimwe. Byaje byibuke. Kirika kuri senya ngiye amagambo wambwiye. Yes, Isa. C'est pas possible. Nese ugwahura ahantu uvunisha amadolari 6,000. Kwa muhere ntabwo bishoboka se? warite se nakwereka ahantu uvunjisha kuri make. Umva. Reba ku musigiti. Oya, ujya mu bintu byinshi. Ore nyamara nda. Muri ntabwo mwavuganye. Okay, buretse gato ndaje murebe. Ndaje mwereka ahantu uvunjisha ku mafaranga make. Ndi hafi nta kibazo ndaje. Oya, ku mucyo family. Sawa ndaje. Yego ku mucyo family. Sawa ndaje umwanya mutoya. Sawa ndaje mugereho. Sawa. Okay. Turi. Ndaze nkajya kubavunjishiriza. kandi simuhabonye shiri. Turabona. Nta kibazo none. Ako niko kajya babahera. Sisuru munamugina. Ngiye mpakira. Akiri wanjye ntabwo bamuhenda. None urama amata. Amata? Reka ngwize ukuri. Ngewe si nkamwa. Ntago ndi. Baramanutse ziragenda. Ziramanuka kandi. Aba mu bihore. Ese bamuseki. Twishimye. Nugu mupenzi. Ngiruseke se. Ngiruseke. Nikiro abashitsi sokana. Soka se. Nigutaneza ariko boss yavu. Azi ngo urashaka iki? Ko muri wigize umuntu ugize ibibazo bya tari muhembwe.
Buriya no ku bintu byose utamubizi. Ngiye hano muri urugo turi ababosi. Ababosi b'ababosi bamwe ba mbere. Bosi wawe nurangiye afite parufe zimwe z'abapaturo. Uzi ko yigeze guca hariya abakozi bamwe bacuruza kuri botike bashabani bose mbona bari kureba baravuga ngo bosi wawe yaciye muri quartier turatwumvimo muri aba boss. Ntabwo nakubwiye ngo ntuzongeye kugaruka. Ntabwo nakubwiye ngo ntuzongeye kugaruka. Boss, uyu nguyu yamarambwira ngo niwe muri quartier ngo basige bafatire ikigero cy'abo boss bitwara neza. Umuhumura neza ngo meze neza. Na Shabani yarambwiye ngo nyuciye ahita yumva impumuro yawe. Ni jewe rwose bitsinda nawe uhindura. Ego. My friend, wambabari iri kubona. Niba umuntu akwiyamye jya ubyumva ko yakwiyamye, unamuvira mu buzima. Please live my life. Ndakwiyamye basi birangira nabimenye no kugeza n'uyu munsi. Wanyemeyeho umbwira kutazaga ku etage. Uje kumara iki? Bamenya. Oui. Bina. Go. Hazwe yiza nk'ipusi y'inturo imwe yirwa yurira ibipangu. Go. Go. Kandi undi munsi ntuzongeye kugaruka aha ngaha mbese ari isura. Ubwo wakoragira ngo umuntu wo mu bakire. No, it's okay na mwakiriye. Mwakiriye? Online. Ngivuye kumutora nta kibazo ikamwakira. Wese mwakiriye? No, it's okay. No, nabirangije. Iki nicyo cyumba cyawe. Ikindi hano hari rules cyangwa se amabwiriza nyine umukiriya wacu agomba kugenderaho. Nk'uko ubibona kunywa itabi ntabwo byemewe mu cyumba, ibiyobyabwenge bikomeye nabyo ntibyemewe. Ikindi kwinjiza abana bari hasi y'imyaka 18 byemewe uretse kuba baherekejwe n'ababyeyi babo. Breakfast itangwa hagati ya saa 1 za mu gitondo kugeza saa 4. Nibwo wemerewe kuyisaba. Urufunguzo mu gihe upanze kuba wagenda cyangwa se ufashe umwanzuro wo kugenda urusiga kuri reception yari hepfo. Ndumva ari ibyo ngibyo. Uramutse ibyo ngibyo byose ukeneye kuba wabikora ushobora kuba wajyana kuri bariko biremewe kuba muri itabi cyangwa ikindi kintu cyose wakwifuza gukora. Ikindi ubaye ukeneye ibintu biri special icyo kurya cyangwa icyo kunywa watubwira nta kibazo. Bibaye bitari hano dufite ahandi hantu kamageni twabidyodaringa bikaza bikakugeraho vuba, so bivuze ngo nta kintu watuburana. Wenda nyuma yo kukubwira ibyo byose ndabona nta kibazo kirimo, nicyo kintu murambwira. Ikindi ntago abantu benshi bemewe kwinjira mu cyumba. Nase ko numva mutagiye kuzana amategeko nk'ay'abapadiri. Oh no, sorry. Wenda nuko nari mbigusobanurire nabi. Abantu barenze 2 ntago bemerewe mu cyumba. Ndabyumva nacyo. Bivuze ngo cyagenewe abantu 2 gusa. Ikindi karakabati k'igitanda harimo condom na Bibiliya, it's your choice. Okay, nacyo na condom azuzirimo. Ya, namahitamo y'umuntu bitewe n'icyo ashaka. Hari ikindi kintu mukeneye nyuma yuko twagenda? Ndumva na ahubwo ko mbwiye ko yemerera mama abantu 2 hano hakaba harimo umusego. Manza rero ndi musego. Ndaje mbyiteho nta kibazo. Nta kibazo. Hari ikindi kintu mukeneye? Oya, nta kibazo ubwo naza kubahamagara. Hariho nimero ya emergency cyangwa se polisi ubaye ifite ikindi kibazo watanga. Nta kibazo twaye. Sabona kwese.
Ugiye he? ngiye kuzana piro, ngiye kuzana umusego. Kuva ryari wakira abakiriya b'abakobwa? Sinabona ko njye uzajya bakira. Utaba bahita. Ese umukiriya wese uje hano si umukiriya, yaba ari umugabo yaba ari umugore, hari ikibazo kirimo. None se aka kazi ni gushinzwe cyane ni gashinzwe? Of course, njye nta kazi nshinzwe. Njye nawe twumvikanye. Hano akazi njye nawe twakagaruye. Kuko uzajya wakira abahungu nanjye nkakira abakobwa. Ese mu gihe utazaba uri hano ari njye nyine. Abakiriya b'abakobwa nzajya mbasubizayo. Tuzashaka undi mukozi. Rero ntabwo bishoboka ko ndahari kandi bishoboye. Ikibazo kirimo ni iki wafushye. Ariko shora hari umunsi uzisanga uri hari hanze. Beta, mbaye ndi hanze byamfasha cyane. Najya no kwikomereza ishuri ryanjye kujyana n'irwenya na Ingoma. Ugiye? Warasize nkaza nkawuzana. Ngiye ndamutse muzanye ntabwo byakunda. Nose njye muzanye ntabwo byakunda. So rero reka njye kuzana ko nijya umakiriye nijya gutu. Genda. None nahageze ubu ngubu waza. Nacyo ndagutegereje. Sawa. Injira. Mwiriwe neza bakiriza. Mwiriwe neza. Nizere ko mwabwiwe neza na serivisi zacu. Okay, ariko harimo akabazo. Ibi byumba byose biri hano babibukinze kandi ba nyirabyo bagiye kuza nona. So niba nakubangamiye iminota mikeya cyane wagenda ugakora check out. Ukagenda icyumba nakishyuye ugiye kunsororamo. Ujya wabihangana kuri check out iminota mikeya cyane kuko bagiye kuhagera. Kandi niba genda mpamagarira mutipa karukira. Uyu uriya ni umukozi, ngiye umukuriye. Okay. Ariko twihanganire rwose. Transport kugeza ku yindi hoteli, amafaranga yawe tuya gusubiza bihangane. Okay. Ni ukuri pe wihangane, ni ukuri basi mujya mugerageza no kumva abantu. None se ubundi reka nkubaze. Kuki mutanga akazi cyangwa se muha abastajeri gukora ibintu batazi cyangwa badashoboye? Mwagiye mubasobanurira basi. Abantu bose batangira batazi akazi bakamenya iyo bigeze mu kazi. Ariko basi mujye munababwira uko bimeze bareke kujijwa. Sasa shida gani? Byagenze bite? Hari hoteli wari wageramo bakakwakira bakaguha icyumba wakishyuye barangiza bakaza bakagikukuramo. Ngewe sio mukiriya. Ngewe ni nyiri hoteli. Nyiri hoteli kabisa. Ugomba kumenya ko serivisi zangana zinoze. Sasa ninde wakukusoye mu cyumba? Ninde? Tampa. Bite mukiriya kukara reklama service yacu mbi kukiza. Mpamvu namusoheyemo nuko ari inshuti zanjye zazabukinze ibira byumba byose amarire kandi ntabwo yabimenye nari nzi yuko amujyanye nda akora mu by'amashanyarazi cyangwa se RDB hari ibintu baje kureba muso ntabwo nabimenye namusabye imbabazi. Nyereka nioneshe barababukinze nyereka booking. Kwavuga. Mwavuganye. Bishyuye. Wishyuye. Sasa mtu alishura amafaranga yiwe warangiza ukavuga ngo bafiki yangu rafiki zako vipi sasa? Barafiki yangu sasa barinjia mu aferi zange guteze bafite imigabane mu Regency Hotel. Hapana, huyu ni mukiriya, huyu ni mwami, ni mfarume. Sasa uramufata hivyo tu habiwezekana, ntabwo bishoboka. Yo service ni mbofu sana. Namubwiye ko ndi umusubiza amafaranga ya. Acha wewe urasubiza umukiriya amafaranga uzongere kabisa. Tabia mbaya hiyo. Bigenze bite se kuri hano? Bari bankuye muri cya cyumba wampaye. Inde? Narambwiye ko cyabukinzwe kare. No, kandi njye naguhaye icyumba ntago ngira ngo niwe wari wagifashe nta wundi. Hari abandi bambwiye kare ko bari buze kugifata n'amazi. No. Perez rifunguzo.
ni 6 Isura setswa ni ta ura mukobwa na n'ubwa mbere mpuye nawe kuba namwakiriye nk'abandi bakiriya bose bajya baza hano kuba wumvaga ngo duseka wenda nibyo namubwiraga wenda kaba byamusekeje kandi ikindi sinzi impamvu vanga jalousie n'akazi cyane yuko umukobwa na nano tuziranye ikindi kandi niba wumva yuko n'akazi mwamaye utanyizeye uzambwiye nigendere ngiye nta kibazo mugumana akazi kandi ese ko nshimye mbonye ukora biriyo hari iyo ntari kumwe nawe ukora ibinganike ubonye umukobwa bwa mbere urasaze ushigitse amenyo reka amenyo 30 nanga uri kuyashyira hanze uri kugenda umureba reka sinega nawe ukubonye mwe murakirigitana ngo mwe muraseka mwe murasetsa abakiriya ibyo bintu byose uri kuvuga nawe kuri service dufite service yo gusetsa n'abakiriya gusa nakubwiraga nuko niba wumva mukeneye akazi kanyu uzaza ugafata hakujya ujye umbwira amagambo nk'ayo ngayo ikindi kandi nakubwira ko ari umukiriya hari umunsi uzisanga hari ahanze bitwaye ikiza